Nungori honti G, Lexo Energy, kura please ni stati, bro, teri na Prague, bro, shira chachi muri praise. Don't mean like you. Ntabwo ari tize dukora prize katirene gasi kari maka sindi gukera wo bisani maka mbikora neza unyamutsomo paka priza sha ucyange mbashire mimikaka yakaturuka wafasha yisi ni praise yitanjika pati ni nkuko mekabi wabaza pati maragana bash munke mutajya mushona bash maze kugira ngo mushya nubwo ndizose nakora ikosa hafuta kintu ukora ugashya haters mbatinya bro guhanga bisaba kwiga to mbona mwese mupi ngo ni Rinex we missing nka Pacific manuka fast uri kama dami muvepo kiki atude MC haters get sweet kubera ibikozwe mbakorera upasi ya nkoto zinimi bikoshi ndasoma bihinduka kara ibyana ndapevera mufkari gitabanka nkorera umutsi njuganye speed nakora mfite ibivasi magana mu mutwe ubushiti ndashwanyaguza najya mabicu ngweresha umusaya najya mabicu ngweresha umusaya nkarinda umurapa gutigita kara basije nkora sinifasa drama ex rap yamfashe bukwaya rambona benzi mbifata bu drama ishi naho nimbafata bubata burore satse nkarenza mu kanwa irinda gucoma ski kumanwa S fun ndabashuje abateza amatwi Neodo Rwanda ewan turabashuje cyane abari mu Rwanda abari mu Burundi mu Bugande muri Tanzania ibihugu bigiye bitandukanye turabashuje cyane ewan abari inyuma y'amazi ntago twabibagiwe mwese Imana ikomeze ibahe umugisha ewan twibuke cyane gukora subscribe kuri Neodo Rwanda muri kubibona neza cyane yuko ndi kumwe n'abajene bameze neza cyane ukibibona nawe uhita wibwira buryo ki ari abantu baba mu rurimi rw'igiswahili baravuga ngo ndaza kuba mbyibuka n'abahanzi nyarwanda baririmba indirimbo za hip hop cyane nizo ziri top ariko ni bamwe mu bantu bazi guhogoza niba muzi Chrisizi yari umuntu uririmba hip hop ya danje ariko aje muri R&B nyine isanzwe na haraza arakubita urumva rero nabo nuko nguko ejo bundi baraza kutubwira gahunda badufitiye ndagira ngo mbasuhuze twe ni fresh to muzamurijwe mu mbabarire bakwita ngo iki muhungu wanjye cyanje banza Rinex Rinex wewe mwe na mugenzi wawe tubwire wabana for sure abamungonya on Zik ni bisanzwe bro wumbatamo ibintu birenze on Zik wa muziki okay nawe uze kongera vam kugira ngo tubanze duhe ikinyarwanda zonde nazo kabisa dutange ikinyarwanda cyeruye ahangaje urankunda for sure abantu basha guhuza fresh so abanyarwanda bari kubabona ubu ngubu bategereje ikintu cya danje kibaturukamo kabisa umuziki ndajyango mere kuri Lemzik On Zik bro. On Zik ndagira ngo nguhereho umuziki watangiye nyine kuwiyumvamo ryari kumva nyine wagira ibintu kura muri wowe ukabiha abanyarwanda kandi bakabikunda umuziki ubundi bisanzwe ngewe kuva ndo umupeti mutoya cyane ibintu bya music nabyiyumvagamo fresh kabisa kuva ndo umwana ngiye nabyiyumvagamo gusa nyine hajyaga hacigiye nkabivamo nkajya mu tundi tuntu gusa nyine nko mu minsi mu kwezi kwashize niba mu mwaka washize 2024 hari umusani nye twawe nyine abirusize tu we bamwita Rinex nyine twarahoraga kaza kundeba home tugakora gusa nyine twakoreraga ku gafone tu twakoreraga ku gafone tugakora ubugoma bwato natoya nangira kubikunda nyine gutyo gusa nyine nari navuze ati muri no miss kintu bita music ngomba kukinjiramo neza fresh aribwo nagiye school mura n'umutipe bita Rinex ayo mureba turanye twarahuye nyine ari school nyine bari kuvuga nyine umutipe w'umuhanzi tanjya kureba tese umujamanite Rinex
ndamubaza nyine twarahuye school ndamubaza ati se uririmbiye njyana ahita ambwira ati ndamubaza hip hop uramanuka ati full genda manuka hose tu ndavuga ati we aho ngaho twagendana ubwo ngubu ukuntu byagenze we yarafite akagoma bita Prise twagasohoye mu kwezi kwa mbere niba atari kwa kabiri hafi aho ngaho ako kagoma tugakora twayikoze inshuro nka zingahe nk'eshatu dukora dusubiramo iya gatatu tuyikora irimo na video bitangira gutyo nyine nibwo twatangiye gukorana tu ariko umuziki wanjye nyine watangiye kera fo okay Rinox ndagira ngo mumpere Mike then noneho numve music none ingoma muri noneho gukorera by group noneho wongereje twebwe tukorera my group gusa buri wese ari ukuntu nyajya agera kuno agashaka niyo song akakubita hanze ku giti cye oya icyo ngicyo cyo nacyo ni sawa nta kibazo ingoma mujya gukoresha muri store runaka ahantu cyangwa ingoma murazikorera wapi iyo twari dufite inshyashya twarayikoreye kwa Kinabiti gusa izindi natwe turimo turiga ibintu byo gukora music ubu nibyo natwe turimo tuhugiramo ku buryo ubutaha muzamuri kujya mukora izanyu mutire mujya gutega kwa ko n'amatike biba bigoye barayongereye abari danje tu mugerageze kongera vamu nk'abantu ba twajya ngo ntago mwakubise kuri recuperation so ndagira ngo mubanze muduhe ikinyarwanda kugira ngo abanyarwanda tureke kubarambira hanze muduhe ikinyarwanda kabisa Petit fatu pale nyongo paya kumusiba nsufate ukibona muzago skiyosoki hansu wanzo nagatyo wanyita Rinox Mandela magaze tarazifituma nubwo ndumukene sinkorishana nakunze umuziki nena no gusara bro mfite ikinyabupfura mfite na mind siri gukura mwira sindi bucura nubwo nisanze mfite ikinyabupfura mfite akatwe gato nkari nduru ko munsi najya kwiyahura ndumukapo zikarati cyangwa ngo nyine paro ni muzika kwandika ndi umuporo ndi umufungo sinkunda amafoto everyday nkora majori yo narushye nirambika ku karago byukafata pen naga pepa ngo ndebe kunazishimura kapera avuga marika nabwo nkopera ga okay banyarwanda no kuri mubamera no mutipe amashyi menshi cyane muri kubona yuko afite ikinyarwanda cya dance kandi nta bintu byo guhoboka ni umurongo nyamurongo buriya kwako ndo umuntu wizikeke twize nyine ibintu ngo byisubira jambo umurongo ku murongo sibyo nyine ira mirongo ibigenda kimwe none ubusanga umutipa akubita ibyo bintu twize sibyo ibyo bintu ataranabyize ariko afite umurongo uri kuri nuzu ugasanga niba hahera twa nitwo gusa niba hahera twara nitwo ibyo bintu rero twebwe twabyize muri class nta nibyo nzi ubu ngubu so ndagira ngo umere nuze naduha ikindi kinyarwanda byatari kabisa muri verse ndavuga ngo gupasi ya nkotu zinimi bikoshi ndasoma bihinduka kara ibyana ndapevera mufka rigita bank nkorera umwotsi njuganye speed nakora mfite ibiverse magana mu mutwe ubushiti ndashwanyaguza najya amabicu ngweresha umusaya najya amabicu ngweresha umusaya nkarinda umurapa gutigita kara basege nkora sinifasa drama ex rap yamfashe bukwaya rambona benzi mbifata bu drama ishi naho nimbafata bubata burore satse nkarenza mu kanwa irinda gucoma ski kumanwa for sure nigga ewan kabisa asharagaze no nago muri bundi cyaze kabisa ewan ubundi ni mwebwe bari barabuza abanyarwanda ni mwebwe kabisa ahubwo none umutubwire umuzigo wa mbere wanyu ahantu herereye umuzigo wa mbere wacu nyine niyo boro nakubwiraga bita Prise iyo ngiye kuri channel yitwa Winners Music ariyo zina ry'uno musani oya Winners ari Rinox na Winners noneho nyine izo ngoma twakoze gusa nyine njye mfite ndi yanjye ku ruhande gusa ari niyo duhuje twese dukira ibikorwa bya hari cano muhuje hari n'umwe ndi ku giti cye kugira ngo abashe kujya
yaje nko kuri nuze nko guha abanyarwanda igikorwa cye kiwe ku giti cye abantu bashe kumenya ahantu bamusanga kabisa. Yes for niho tubikira nyine. Gusa nyine iyo tugiye gukora ingoma imwe turiyihuza twese tukayishyira kuri channel imwe. Gusa njyewe ejo bundi ku cyumweru cyashize hari akayipi nari mfite gashyashya kari ingoma imwe tugoma tuni kitwa Black nagashyize kuri channel yanjye. EP iriho ingoma inye banzu bibabwire neza kugira ngo tubone tubarangira ahantu ingoma ziherereye. Iyo EP nayise Black iri kuri channel yanjye nyine on Zik ku giti cyanjye. Apana yo dufatanije n'uyu iyo ngiri kuri channel yanjye kuko ni nayo twatangiye dushyira iyo ngoma nakubwiraga yitwa Purize. Gusa nyuma haza kubamo ibintu by'amarisk ukuntu nyine turayisiba. Niyo turirimbiye nihiri. Oya iyo ngiyo ntago irasohoka ni project mfitanye n'undi mutipe bamwita Elve. We turayifitanye na koza gaca ariko ntago turayirangiza turacyari kuyikoraho utuntu nyine. Okay, ndagira ngo noneho mu mpere ewan sinzi nyine ko ewan muri kumbi Kinyarwanda gitomoye kabisa. So none se iyo mwicaye so reka mbaze Linux ambwire nyine iyo wicaye uri ufite agapepu uri gushaka umurongo ni nk'ibiki nyine wibandaho mu buzima busanzwe nyine ubugira ngo uhe Kinyarwanda nyine kwako akeshi umuntu uririmba hip hop no umuntu utanga Ikinyarwanda ibintu byinshi mu gihe gitoya mu kanya gatoya akabaguhaye ikimurimo wibanda nko kukiri kugira ngo uvuga ati no ndirimbo jewe ndayikunze ndashaka kuyisora kandi hari kizamarira abanyarwanda wibanda kuki wibanda ku butumwa burimo ari kihe ureba story ukavuga ati no story kanandikemo song wakubitamo song kumva birahura tu akeshi na keshi wibanda ku butumwa wahayemo abantu ushaka ko ubutumwa bwinshi babureba urubyiruko nk'aje cyose nagushaka kujya yenda nko muri tuvuge nguko akenshi umuntu uririmba hip hop n'abantu nabonye abantu bafite mind ifungutse mu mutwe cyane iyo ari ukuntu uburi kugenda nko mu muhanda wabona umuntu ugahita ubona umugizeho ide wabona yenda nk'ikintu runaka yenda nk'umuntu ukubise ukabigiraho ide wabona yenda wakwinyabya nko muri lodge wabona umwana usohotse ukabigiramo ide sinzi nyine aho ngaho ugahita uvuga ati none ahanga ndashakamo umurongo uteye gutya tubonamo vase za danje tu none ikintu kinsetsa ni uburyo noneho muhita ubitwara mw'uwo murongo uteye utya cyakwa icyo gihe cyakwa barabahimba imivugo niho nshobora gukura vase hari umuvugo wa zamani bita ngo uri mwiza mama uwo muvugo urawuzi sinzi niriyongoshe nyine mubyaza akantu k'agahip hop karonga nyine ka fake uri mwiza mama kuko si ukubeshya sinkutaka bimwe bisanzwe ban bench bakajyana mess genda mu ndajyagwe genda ibintu nk'ibyo ariko ntagaruko ndirimba hip hop nani ibyo nzipe ariko nyine umuntu anyandikiye nuze anyandikiye akambwira ati ririmba gutya nahita amenya boro kabisa so ndagira ngo noneho mudukubitiye akandi kantu uriya ewana je abantu bangiye nabonye ahangaha bo kuri Neodo Rwanda ni abantu nyine baba bashaka yuko umuntu atinzamo nyine yababwira gutyo gusa bundi baba bashaka igikorwa cy'umuntu kabisa ndagira ngo ngere dukubitire na Rafre na Petit Frere na dukubitiremo ewana bintu bigende neza katubate miyo ngoma bita please mufatanyije ndabanza vase zanjye narashyira yizi kabisa please ntungore honti G Lexo energy kura please ngeni stati bro teri na Prague bro shira chachi muri please don't mean like you nabwo ari tize dukore please katirene gasi kari maka sindi gukera wo bisani maka mbikora neza nyamutsomo paka please sha ucyange mbashire mimikaka yakaturuka wafasha yisi ni please yicyanje kapati nkuko mekabi wabaza pati maragana bas nge mutajya mushona bas maze
kugira ngo mushya nubwo ndi zose nakora ikosa havuta kintu ukora ugashya haters mbatinya bro guhanga bisaba kwiga to mbona mwese mupi ngo ni Rinex we missing a Pacific manuka fast ureka madame Muvepo kiki atude MC haters get sweet kubera ibikozwa mbakorera umunanijwe n'ubusa gram ukorera n'ubuswa zinkorera ibyo nkwiye kwikorera please asha ndavuga ngo stress zinera gupanika na hip hop kanera gusarara gabanya stress mutere gutogota darambiwe gusebanya iby'indanda tera ngacurira ajima kano ndakibakiwe nayanditse kera cyane ndakibakiwe so shayawan kabisa murimo neza iyo ngiyo niyo ongera umambwira iyo ngoma hano iri kugira ngo bahite bajya kureba iyo hip hop ya dance kabisa iyo ngoma yitwa Praise iyo tuyibushe kuri iyo channel Winex Music ewan ndashaka ko mujya kureba iyo song iri kuri Winex Music ibindi turi kumwe ndagira ngo ninde ne you ni uwuhe wireferaho nyine umuhanzi nyine usa nkaho ubona ibikorwa bye nyine ukumva biragukuruye nyine ku buryo uvuga ati nanjye mbashije guhura nawe ewana byaba ari ibintu bya bien mutipe buriya ngewe buriya hari umusani nsigaye nemera muri ino minsi umusani hari umusani ukora ibintu bya danjaje vuba ni umunyarwanda bamwita Holix ari wose uriya mupapa ndamwemera ari gukora ibintu bya bye uriya musana ararenze bro uriya musana ararenze ku rwego rwo hejuru ye numvise vase yandika ni nawe muntu mfatiraho urugero buriya niwe rero modo wanjye tu uriya mutipe hari hose no phone yanjye ntabwo waburamo akaboro kiwe afite gusohora ipi nka kuriya ipi hari ipi yarashyize ejo bundi hanze yitwa Violation 1 iri indirimbo 17 zose narazumvishe zose uriya mutipe ndamukurikirana byatara afite vase zirenze arandika afite ikaramu ya danje uriya mutipe niyo ngende buriya niyo ngiye kwandika songe ngewe buriya ngewe iyo ngiye kwandika niyo ngendera hari igihe numva songe yanditse ahubwo ati no boro nzagenda muri teke ntabwo mvana ibyo yanditse ngo mbikuremo ahubwo noneho weho ukuntu yagiye agenda yamanukaga unamanutse muri iyo boro nanjye niko manukamo ararenze aragukoma ari bora kubita hanze ikiri nshyashya nyene we yakoranye n'abandi batipe katumva ize zitandukanye neza abandi ndewe ukuntu yandika kandi ubusanga niba uko nguko umanuka amavasi ariko nawe yamanuka ewana icyo wakoze kiba cyumvikana amagambo yuba wumva nyine yuko ari amagambo nyine aba yumvikana byatari for sure so ndagira ngo umpere Petit Frere nawe abanze ambwire kabisa umuhanzi nyine usa nkaho weho urebe ari nk'icyitegererezo kuri wowe so umuhanzi nge ndeberaho tu Ishkevin ndamushona tu manuka vasi nanjye nkumva tu inkanjye kenshi na kenshi nanjye buriya niwe nge nkunda gukuraho talent y'ukuntu abikora Ishkevin ewana kabisa babyumva babasane yuko muba mubakurikiye byatari kuko ntago bishoboka yuko umuntu ashobora kubura umuntu yireferaho ntago yabura tu ntago bishoboka tu kuko nkanjye njya mba umuhanzi ariko utaruwara nako ataruwa nunze hip hop ariko gake na gake ya nyine nago mbishyiramo imbaraga cyane ubundi mba numva nyine hari igihe nyine ibintu umuntu ashobora kubishyira ku rundi rwego kuko umuntu abanza uzarebe nk'abarurikana buri nguni babanje bazamura ikintu bita comedy bahita bakomerezaho n'iki na music kandi ni ibintu bibatunze byose hamwe ntago ushaka kubura ahantu ujya kuririmba kandi ibyo biceri bakabikorera niyo mpamvu rero ewana ibintu nyine bizamuka gake gake ukabanza ukazamura ikintu kimwe wabona kigize ahantu kikugeza ugahita uzamuriramo n'ikindi
ya izo ngoma noneho ndagira ngo mutubwire projet noneho zanyu mufatanyije ziri inyuma y'amarido dutegereje. ya projet icyashya tugiye gusohora ni ingoma bita Fox. ya ndagira ngo mutubwire ngo yenda ni ibiki tuyitegerejemo. ni ingoma izasohokera kuri channel ya Linux Music. ya muyitege tu. ewan iyo ngoma kuri Winex Music dutegereje inyuma y'amarido, tuzaza kuyibabwira yuko yasohotse. ya tuyitegereje inyuma, mugende murebe iriho kandi muduhe mutuzamure, nta mafaranga tubasabye. ya ni Linux Music bagakanda subscribe, ibyo birahagije tu. ni ibintu bihagije bibyo ngibyo rwose, naga comment kugira ngo mutwereke yuko turi kumwe. ibindi ewan kandi uko video muzabona inyuma yabwo hazaza indi irenze iyo, nihasoka nindi naho hazirenze, kuko nimwe dukorera tugomba kujya tuzamuka mu ntera, mukabona yuko hari icyahindutse. ya ndagira ngo je mumbwira akantu gatoya, iyo muri gukora nka video muhitamo view mushingiye kuki? view nyine ahantu mukorera. kenshi na kenshi tuba twarakoze ingendo nyine, turakora urugendo ukabona ahantu ni heza wahakorera video, undi yahaye undi igitekerezo tukagihuza tukabona ni fresh, ibyo bintu biba byagiye muri projet. ni nk'izihe ngoma muteganya kuzakoreshamo nk'ababebi ba? ya nyuma y'iyi Fox hari indi ndirimbo ya iyo ngiyo nayo ntabwo turamara kuyigaho fresh, gusa yo bazaba barimo tu. ndagira ngo umere girlfriend ambwire nuze igitekerezo kw'iyo nuze nawe ingoma mutekereza kuzashyiramo nk'abanuze ababebi nyine bayigaragaramo, kubera ko akenshi ikintu cyo nabonye cyo ababebi bari mu bantu bakurura audience. bose icyo ngicyo cyo niko nge mbibona. iyo muri abaniga gusa nyine umuntu yari kwiragira akenshi ahaga video itaranageramo hagati. ndagira ngo ugire ikintu mbwiraho kuri izo boro kabisa. boro tekerezo nyine icyo ngicyo cyo gushyiramo abana nyine muri video, ntabwo nyine biterwa nyine na projet tuba dufite twebwe. nabwo kujya gushyiramo nyine muri video, kubashyiramo nyine ndakeka wenda urugero bitabona song bawanditse. nanone nk'ubu ngubu ugiye kwandika song bitewe n'amagambo ushaka kuvuga, akenshi na kenshi iyo ugiye gukora nka video urabijyanisha. iyo indirimbo ituvuga ati byarahuye n'ukuntu video imeze, audio imeze, birahuye. icyo cyo nicyo kabisa. igitekerezo nyine amaproje menshi tuba dufite tubitse nyine, tuba dushaka nyine kugira gusohora. oya nta ribi n'ubundi uko biri kose mwatekereje gukora song y'indirimbo y'urukundo, sibyo? kuko hari umusani Racine ndamwumva njya nkunda gukora ingoma kandi ukumva song iragenda ni hip hop ariko iragenda neza n'iy'urukundo. umva uwo musani nawe ni umusani nawe ujya unkoma byata. urumva rero niba mufite gukora song nyine irimo n'ababebi n'ubundi, urumva biterwa na nuze na lyrics na mwakoze. nyine nibyo nakubwiraga nyine kuri iyo boro. kenshi na kenshi nyine ugomba kwandika ikintu gihuye nyine n'ikiri muri iyo video. ubwo twebwe kenshi na kenshi buriya ngewe ibintu by'amavideo na audio ndabyumva cyane. iyo nanditse song ijya yakora aka kantu ivuga ku kantu kamwe nyine wenda tu. ubwo iyo ugiye gukora na video uratekereza ati ukuntu nanditse muri nuze muri audio, video nawe ugomba kugenda gutyo for sure, ibintu byose bikagenda hamwe. icyo cyo nicyo kabisa. ndagira ngo noneho
kugira ngo turangize boro ndagira ngo mugire icyo ubwira abanyarwanda. Abanyarwanda ikintu nababwira mugende mwite ku bihangano byacu. Nitwa Zik, mwita Linux. Twe dufite channel yitwa Winners Music, ari niyo yanjye nkizo EP mugende muyirebe kabisa, bira ko ma fresh, arimo n'ingoma ariko zagiye zigarukamo, harimo n'izindi ebyiri nshyashya. Ariyo nakoze uwo munsi numva ariyo nakoze n'umunsi mwita ndaranyirangije, kanyishyiraho nayo dutinga bita birangira, bagende bayirebe. Nitwa Onzik, uyu mutipe nawe afite ingoma nshyashya yasohoye yitwa Urwego, nayo iri kuri iyo channel ya Winners Music. Nayo igiye ejo bundi sohotse ejo bundi, nawe wagenda bakayikurikirana kabisa. Munyaruke mugire ikintu ubundi noneho mugire icyo mutubwira muri comment, ikintu umuntu ashaka guhindura kuko nimwe dukorera kandi ingoma turacyasohora izindi kandi zimeze bien. Ndagira ngo nawe umumpera agira ikintu ambwirira abanyarwanda noneho turangize boro kabisa. Icyo ngingo nababwira ni ugukurikirana ibihangano by'abantu bose. Hip hop buriya ni injyana iri hasi cyane, gusa umuntu akoze neza yayizamura. N'abafana benshi tujya mu cyumba cya rap uburyo yazamura tujya mu cyumba cya rap uburyo byarangiye. Nabonye nyine abantu baririmba hip hop ndayikunda cyane pe, ariko nyine ubusanga nyine hakiburama akantu k'akakerengeshwa nyine ukuntu, ariko nabonye kazazanwa nyine n'abaji bakizamuka, kuko hari ukuntu umuntu amara kugera nyine ugasanga nyine yariraye tu. Abantu bakizamuka rero mugire nyine mushyiremo akantu kanyu. Ndi kumva imirongo yanyu hari ahantu ishobora kuzagera, kabisa kandi igakubita mu kirere byatari. Yari kuri Neodo Rwanda muri kumwe n'aba basani Onzik hamwe na Linux. Turi kumwe turi kuganira ku bihangano byabo, mwumvise music zibarimo kandi Imana ibaho umugisha kuba mwakomeje kudutega amatwi. Mukomeze mukandi subscribe kuri Neodo Rwanda. Turabashimiye cyane, Imana ibaho umugisha kabisa. Ciao.